mureka mbabwire rero njyewe ntago nshobora kubarongora nta nkoko nariye. Iyo nariye inkoko n'abantu 20 ndabakubita 3 abarongora. aje kugwiza ariko yitangira numvaga ndimo kubabara. Sinakubwiye ngoko njye naragwije nyine nuko mba ngira ngo umva yitangiye numvaga sinzi ukuntu bimeze mbese ndi kugenda mbabara ariko ngumajije kumenya. narakubwiye ariko birababaza ariko kugera ku kamenya akuntu nsigaye ndireba ngo sinzi ukuntu bimeze. bibaho n'ubundi. none se kuva watangira guca imyeyo nta kigabo uraha? mbana n'ibiraya hano. nkurusha byinshi uzi njyewe mfite ikigabo gifite urugo kinyitaho umva ndakiryohereza. yesu we indaya mbaye n'umugore kize tubane. utari watangira kwiga wenda uwo mwabikoranye ntabwo ugeze agukunda we cyane? oya ntabwo yankunze kurusha uko ubu ngubu nabiciye mbese n'uwo nguwo ndamunyarira nkamunyongera n'umufuka w'umuceri akambwira ati genda bawuguhe mbese inyama. bose nanjye ni gutyo bizagenda ifite ryiza ariko nawe urabibona urabona unakeye urasobanutse bigaragara rwose ko ufite nicira nikubite kuko nta n'uwamvuga buri kimwe aranteteye. bose nanjye ubwo wenda nagira uwo mwenda nanjye bizagenda nawe nyine uzabigerageze ushaka umuntu uha mukundanye ariko nyine by'umuha keya mwerekana n'urukundo nawe uzagera hagukunda bizagenda neza. cyazaza noneho biba ari byiza kubikorana n'umuntu atagukunda aragutetesha akagutonesha mbese buri kimwe. ubu ngubu weekend ndasohoka bare nziza ninjye usigaye uyibarizwamo inkoko nziza nkayirya indi nyine yayiteretse. Jesus is Lord. nanjye wenda aricyo nzabura kikanyikundira. umva nyigushakire se nta kibazo wabugize neza. none se icyo kigabo ubundi ugiye kundagira ni cyiza nzagiha gute? umva uzi ni cyiza uzakibwire nyine uzagihe keya zose zibaho. nikigusaba nyine ugiye no ku bintu giteteshe nikimara gukuramo mugeze ku buri mubwira ati sheri njye nkunda umuhungu nyazi azakunyaze agukubitire kuri iyo mishino. umva azajya nyaza neza nawe wumva uburyohe bw'imboro nyine uzahita biryoshye cyane nta cyiza nka imboro iraryoha nta cyiza imboro noneho wagera kuri iyo mboro isirambu aba ari uburyohe aba ari uburyohe shama nawe ibyo bintu biryoha pe bayirusha inyama n'ifiriti kuryoha ngo iki njye nabyo nzi ni ukuri. umva nyine nzakuzanira umuntu ngubite pasi ariko ntabwo naza uzi kubikora neza. umva nsigaye nkunda imboro handi mvuga ngo umugabo hari namugeraho umva sinamunyuraho ntamuhaye imboro hano irahari. Jesu. No. none se mwana uwo muntu uvuze ari nanjye nyine namuvuze ngira ngo zanijwe kose tugiye mani imboro njye sinayisiga aho byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe. umva mwana nta kibazo iyi mboro ntayibonye ntabwo nataha. Bana we iyi mboro rwose nkuzeho use biriya bikobwa nibimbona kuko ubu nabirongora nkabibasha. Ariko uyu mugabo ashaka kubasamba. asuye imboro koko. No.
wambwiye ko uyifite ujye kundongora umutari yawe bariya koko simbabarira rwose nizimana kukurongora ko ntarabishobora gende wambwiye ko ihari wamubonye urangije uranyihorera twese agomba kuturongora Funke! mva mureke mbabwire sibyo Funke! muretse ngiye mbabwire muretse umva se okay mureke mbabwire rero njyewe ntago nshobora kubarongora nta nkoko nariye iyo nariye inkoko n'abantu 40 ndabakubita tu abarongora shaka inkoko aho ziba nabyumva nshaka inkoko ngiye mbarongora inkoko turayikugurira turayigura nta kibazo inkoko turayikugurira vayo uturongore okay inkoko turayigura umva mbabwire rero yego mumanze muyimereze nasi ikizere nabagirira yuko murayingura n'iki wowe dukorera akazi inkoko ehe ni inkoko inkoko turayikugura uwo dukorera ubundi barongore okay reka mbabwire rero sibyo mugende hariya hepfo ndikubona ariho hameze neza sibyo mutegura ahantu muhasase neza ubundi ngewe nze mbarongore mbaswere zitinyana zikamwayo zitahanye ubu se warayirongora wampaye hora mugabo indoro cyane ntabwo atandongoye umva inkoko turayigura ariko turahugura ya bikobwa birarenze sibura byabonaga nabirongora nkabishobora ngewe reka umva maje kubatekera umutwe ahubwo reka nitibikira ahubwo niyirukankira ntabwo nabirongora ngo mbive Jesus is Lord! gita turongoye yo kavuna intambi yo kavuna umuheto irakapu